Uyu munsi Yesu akore ku kibazo cyawe. Uyu munsi Yesu akore ku byakunanizaga. Uyu munsi Yesu akurwanirire. Uyu munsi Yesu akuneshereze. Ndabizi neza ko hari abantu bari biteze bazi ko ugiye gukorwa n'isoni. Hari abantu bazi kuzandavura. Hari abantu bazi kuzabaho nabi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Yesu hari ikintu agiye guhindura ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Yesu hari ubuzima bushyashya agiye kuzana. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Yesu hari itandukaniro agiye kuzana. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Yesu agiye guhindura amateka y'abantu batangara. Yesu yahinduye amateka abantu bakajya babazanya ngo mbese nuriya cyangwa harundi. Mbese barasa. Imana ishimwe. Ntabwo basa. Ni wowe wa wundi. Umugore yuzura mwuka avuga ngo ninjye wa mugore. Garutse ngushima. Garutse nguhimbaza. Ni wowe Yesu agiye gukora imirimo n'ibitangaza umuhimbaza. Ni wowe Yesu agiye guhindura amateka abantu bakuyoberwe. Ni wowe Yesu agiye guhindura amateka abantu batangare. Bakomeze baryana inzara baze ngo mbese nure wagirewe neza n'Imana. Ni wowe Imana igiye kurwanirira. Ni wowe Imana igiye kwibuka. Ni wowe Imana igiye gucira inzira bundi bushyashya. Imana yigeze yarwanira Morodekayi. Abantu baratangara. Azenguruka mu murwa. Hose abantu bavuga ngo mbese turani Morodekayi. Bavuga ati mbese ni wundi wicaraga ku irembo. Nawe uzabasubiza ati ni njyewe. Nawe Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Nawe Imana igiye kukuneshereza. Nawe Imana igiye kukurwanirira. Nawe Imana igiye kukwibuka. Bibiliya ivuze ngo iki? None aha ndahaguruka. Ndashyira mu mahoro uwo bacurengora. Tugiye kuganira ku ijambo rikomeye cyane muri uyu mwanya. Bivuga ngo Yesu akore ku kibazo cyawe. Yesu akore ku byari bikurembeje. Yesu akore ku burwayi umaranye igihe kirekire. Yesu akore ku bushomeri umaranye igihe kirekire. Yesu akore ku bibazo byawe byose. Akore ku kibazo cyawe cyo kudashaka. Akore ku kibazo cyawe cyo kudatunga. Akore ku kibazo cyawe cyo kudatunga, cyo kudakora. Yesu abikoreho mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 7. Umurongo wa 14. Hari amagambo avuga ngo abantu bari bikoreye ikiriba maze Yesu agikoraho. Abari bakikoreye barakirambika hasi, baratuza bakirambika hasi. Rero nkubwira ngo abari bakwikoreye bakurambike hasi. Witeka n'ugiye kukwitwarira. Witeka n'ugiye kukurwanirira. Witeka n'ugiye kukuneshereza muri aka kanya. Mbese urizeye ko hari ibyo Imana igiye gukora? Mbese urizeye ko hari ibyo Imana igiye guhindura? Haleluya. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Imana ibaha umugisha. Imana irabakunda. Imana iragukeneye. Uri amahoro. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ariko ninkuzana ijambo rivuga ngo Imana nawe kwibuke. Yibutse Esiteri biramenyekana. Yibuka Hana amaze igihe atabyara. Nawe Imana yaguha urubyaro. Nawe Imana yaguha umwana. Imana nawe yakwibuka. Nawe hari ibindi bintu Imana yakora. Hari ubundi buzima Imana yaguha. Hari indi neza Imana yazana ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu. Luka ibice 7 ku murongo wa 14 haranditse ngo yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara. Ati muhungu ndagutegetse byuka. Ntabwo uyu munsi Yesu ari buze kwinginga ikibazo cyawe. Ntabwo uyu munsi Yesu ari buze kwinginga uburwayi. Ntabwo uyu munsi Yesu ari buze kwinginga ubushomeri bwawe. Ntabwo uyu munsi Yesu ari buze kwinginga umugabo wa hana aherereye. Ntabwo uyu munsi Yesu ari buze kwinginga urugo rwawe rwasenyutse ahantu ruherereye. Uyu munsi Uwiteka arategeka. Amen. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo Yesu yarimo yitembera mu mudugudu witwa Nayini. Ngarangisha ahura n'abagabo 3 bikoreye ikiriba. Ahura n'abagabo bikoreye ikiriba. Amen. Ndagira ngo Yesu nawe uyu munsi yongera atembere ku buzima bwawe. Ndagira ngo Yesu yongera atembere mu mudugudu utuyemo. Ndagira ngo Yesu yongera atembere mu rugo rwawe. Ndagira ngo Yesu yongera atembere ku buzima bwawe. Ndagira ngo Yesu uyu munsi yongera ahaguruka aze ku buzima bwawe. Ndagira ngo Yesu yongera atemberere muri karitsiye utuyemo bimenyekana. Imana ishimwe. Uyu munsi Uwiteka atembere. Garimo aragenda ngahura n'abantu bikoreye ikiriba. Abagabo bikoreye ikiriba. Hari abantu baba barakwikoreye. Hari abantu baba barakuvuza amagambo. Ariko ndagira ngo uyu munsi Uwiteka yongera gutembere ku buzima bwawe. Ndavuga ngo bimenyekane ko Imana ishobora byose. Uyu munsi biramenyekana ko Imana izi kurinda. Uyu munsi biramenyekana ko Imana ihindura amateka. Imana igihindura amateka.
hari ibyo yakoze turabibona, hari ibyo yahinduye abantu turabibona. ese nawe witeguye guhindurirwa amateka n'Imana? Haleluya. Imana ni nziza, Imana ni urukundo, Imana niyo kwizerwa, Imana niyo kwiringirwa. Haleluya, haleluya. Yesu ni umwami. Haleluya. ngo arimo aragenda, ngo uyu yari umugore w'umupfakazi, ngo yamambere yabanje gupfusha umugabo arapfa, imiryango ntiyamukunda, hakurikiraho umwana w'umugore arararira, ariko yibutse Imana. ndagira ngo usenga wibutse Imana ko hari ikintu mwavuganye. ndagira ngo wongere ubwire Imana muri byo ngo bwira Yesu byose arakunda, afasha abashavuye. wizere ijambo rye, komera, wizere ijambo ry'Imana, wizere ineza y'Imana, wizere ubuntu bw'Imana, wizera gutabara kw'Imana. Haleluya. abandi baramwikorera baramujyana, umugore ari kuvuga ngo ariko Mana hari icyo wambwiye, hari icyo Imana yavuganye nawe. ntabwo Imana igihinduka, ntabwo izahinduka. igira irindi jambo yavuze, nubwo waba ugeze hehe, nubwo urwo rwawe rwaba rukomera ugeze hehe, rwarasenyutse. niyo waba ugize 40 wabyara, Sara yamubyaye agize 90 kubera isezerano ry'Imana. isezerano ry'Imana ntabwo rijya rihera, isezerano ry'Imana ntabwo rijya ritinda. mbese urizeye? Haleluya, haleluya. wizeye Imana ishobora byose, wizeye Imana ihindura ibihe, wizeye Imana itabara. Imana ishimwe. Ngarangije aravuga ngo uko bizagenda kose, nubwo bamwe bari kurira, nubwo bamwe bamujyanye, ndabizi neza hari Imana ishobora byose. hari Imana yabasha kukwishyura amadeni, hari Imana yabasha kukwishyura, kukubakira urugo, hari Imana yabasha kongera kuguha ubundi buzima, hari Imana yabasha kongera kuguha amanota meza, hari Imana yabasha kongera kuguha ubutsinzi, hari Imana yabasha kukwishyurira. Haleluya. hari Imana igibasha gutanga amazu. iyo niyo data, iyo niyo Mana. ari nkuzana ijambo rivuga ngo Yesu akore ku kibazo cyawe, Yesu yongera akore ku buzima bwawe, Yesu yongera akore ku byari bukugoye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yesu yongera gukoreho, Yesu yongera ahindura amateka, abantu batangare. Yesu yahinduye amateka, abantu barakuyoberwa. Imana ishimwe. hari igihe Kristo ajya turwanirira, abantu bazi ko tugiye gukorwa n'isoni, abantu bazi ko bigiye kutuyobera, abantu bazi ko bagiye kudusohora mu mazu, abantu bazi ko utazashaka, abantu bazi ko nta kintu uzatunga, abantu bazi ko utazabyara. ariko ndakubwira ngo hari Yesu uhagurutse, hari Yesu uhagurukiye ku kibazo cyawe, hari Yesu urimo uratembera mu buzima bwawe, hari Yesu uje guhindura amateka, hari Yesu uje kunyeganyeza ubwo burwayi, hari Yesu uje kunyeganyeza uburwayi maranye igihe kirekire. ndagira ngo ngutangarize ngo n'umurwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi, Yesu yarahatembera akiza uburwayi. nkubwira ngo nibyari bipfuye, Yesu ajya bizura mu izina rya Yesu. wizera Imana ko ishobora byose, wizera ko Imana ishobora guhindura amateka. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ni urukundo, Imana ni umubyeyi, Imana ni umutabazi. Imana igira neza, Imana irarema, Imana irahindura. Amen. ntakura Imana itakura umuntu. twigeze twasenga ku muntu arwaye, turimo turasengera umuntu. Haleluya. Imana yatubwira ngo ninjye gukiza, naho Imana yagukiza. twabonye hari abantu Imana yakijije, weba amaso gusa, ntutetereze Uwiteka gusa. Imana yagukiza, naho Imana yakurwanirira. nta kintu kijya kinanira Imana. ese Yesu wazuye abapfu, Yesu wageze kuri iki kiriba akagikora, aho ngo ndategetse. Yesu yongera ategeke, Yesu yongera akoresha itegeko ku buzima bwawe. nakoresha itegeko karande z'uburwayi ziragenda, nakoresha itegeko karande z'ubukene ziragenda, nakoresha itegeko karande zo kutubaka ingo ziragenda. Uwiteka ajya yubaka ingo zigakomera. Imana yongera yirukane karande yo gusenya ingo, Imana yirukane karande yo gutinda gushaka, Imana yirukane karande y'uburwayi, Imana yongera igushyigikire, Imana yongera kwambika izindi imbaraga. Imana ishimwe. ariko ijambo ravuga ngo Uwiteka akore ku kibazo cyawe, Uwiteka akore ku madene yawe, Uwiteka akore ku buzima bwawe. haravuze ngo agere ikiriba agikora, abakikoreye bahagara,
Imana ihagarika abanzi bawe, Imana ihagarika abanzi bawe, Imana ihagarika abari bazi ko bagiye kugushyingura, Imana ihagarika abari bazi ko bagiye kugushungera. Maze Yesu arategeka ati byuka muhungu, byuka. Rero nkubwo ngo Uwiteka yongera akoresha itegeko mu izina rya Yesu. Imana iguhe. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose, umunsi twumvishe ijambo ryawe, reka unyemerere, reka unganzirize kandi untegekere. Wongere ukore kuri iki kiriba, wongere ukore kuri iki kibazo, wongere ukore kuri iki kigeragezo, wongere ukore ku bibazo dufite bitandukanye, maze uturwanirire, maze urusheho kutuneshereza, maze urusheho kudushyigikira mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.